The ibintu birakaze muri Congo none ariko harimo ibisekeje ndebera buryo ki ibi byose muri kubona ni ibikoresho byambuye ingabo za Congo ubwo zimaze guhungira muri UN bazambuye ibikoresho byose muri kubona hasi babambuye imyenda ibikweto byose murabibona ahantu biri nyine hasi aha byari byabacanze so iyi nkuru rero ni inkuru twakuye kuri Sky News nibo bayitangaje uyu ni umunyamakuru wa Sky News uri kubaza uyu mugabo uko byifashe avuga ati ibintu birakaze nta mazi nta kibagiye bageje buri kimwe cyose ariko noneho icyo mugiye kwibonera ni uburyo Wiringoma yirukana abacanshuro abakubita iki mu mugongo so ibi byose ni ibikoresho mubona bambuwe bya gisirikari ibyo n'ingabo za Kongo nyine zimaje kwikiza UN ibi byose nibyo zamaje gutanga zibishyirwa mu kigo cy'ingabo za UN ababona abasirikari ba M23 aba rero niba abacanshuro byayobeye dore ngabo bagiye guca imbere y'abasirikare mu vetro babirukanye n'ikimwaro cyinshi dore uburyo Wiringoma agenda bakubita iki mu mugongo ati mugende vuba vuba reka mbumvishe ibyo ari kuvuga hano mwiyumvire mwumve. They were fighting with Congolese forces against them to keep this regional capital, and now they're dore ngabo baragiye bose baragiye ariko bavuga ati gasupoti ntimuzongere for the people, not to joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. N'abagabo umwe nguwo rero ntabwo yoroshye aragenda batinshyi mu mugongo ati mwabaswa mwebwe muze kutwangiriza ibyacu ntimuzongere gukira n'ingabo za M23 aha rero uyu munyamakuru yabazaga nimba ngo bafashwa n'u Rwanda bwatari kwa mukobwa ntugasetse ntabwo twe dufashwa n'u Rwanda twe dufite ingabo zacu turabana Kongomani turarwana igihugu cyacu ati byo kuvuga ngo u Rwanda nimukazana u Rwanda mw'ibyo bintu ati rwose ati twebyo dukora turabizi rero babasezeraga babohereza mu Rwanda kugira ngo batege nyine baguruke birukanye basubire iwabo kuko ibyabo rwose byabarangiranye yewe ngayo nguko ntabwo byoroshye ureba n'uwo nguwo wavunitse akaguru nawe uburyo agenda ariko nta kundi nyine